Iyi ni Rayon Sport kabisa ikaba igiye kuzana nimero gatandatu ukomeye cyane kabisa. Uyu aho ari mu mwaka wa 2017 aho yaragiye gusinyira ikipe ya Paris Saint-Germain, aho baje gupfa amafaranga kabisa, ntiyajya muri Paris Saint-Germain ariko agiye gusimbura Majaliwa uri kwigira ibintu bidakwiriye umukinnyi professionnel kabisa. Aho niho Rayon Sport igiye kuba yazana nimero gatandatu ukomeye cyane, ariko so transfer yonyine kuvuga muri Rayon arimo ni yawa nenshi MALIPANGU nimero 10 pass transversale, passes zikomeye cyane, pasa umusore bita Faringanye. Rayon Sport izaba ikeba, izaba ikata kabisa. Najya ngubwire ngo nimero gatandatu w'imyaka 28 ibiro 90 na bitatu kabisa, akaba afite metero na 92 so ngira ngo nibyo bigera kuri 87 na nibeshyo gato, ariko yaboneje MALIPANGU nawe derby ashobora kuyitera kabisa. Izi transfer mugiye kuzakira gute Rayon Sport uyu mwaka? Sinzi ko yabura igikombe kabisa itwara. Nge nawe ndi mbona Rayon Sport ibura igikombe itwara bipfe bikire cyangwa se bikure cyangwa bikunde, kuko hagiye kuza nimero 6 ukomeye cyane hagati kuri hagahita hajyamo ni Muhire Kefe, hagahita haza umusore yawa nenje MALIPANGU Theodore nawe utanga pass transversal, pass ziremere cyane. Abafana ba Rayon Sport reka dufate umwanya ukanda subscribe kabisa kuri aya makuru aryoshye kabisa.